twongeye kubashimira nshuti bene data, tubashimira uburyo ki mwabanye natwe, tubashimira uburyo ki mwadukurikiranye ku kibwirizwa ubwo nazaga hano kuri radiyo. Narabashimye cyane abantu badukurikiranye bakanze subscribe, ndetse abantu bose babashije gutera kuri komanteri ndetse bavuga ngo Imana ibakomeze ndetse ibagurire, ikomeze kubaha amavuta. Ibyo byose turabibashimira. Nongeye muri aka kanya rero by'umwihariko nongeye kugirirwa umugisha wo kubasha kongera kugaruka kuri iyi radiyo. Ndashimira mwene data wongeye kuntumira. Reka ntatinze nongere mbanze nsenge kugira ngo ngire icyo mbasha kuvuga. Turagushimye Mwami, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye ibambe, tugushimiye imbabazi zawe dahema kugirira abana bawe Mwami. Twongeye tugushimiye yuko wabashije kongera gutuma tubasha kongera kugaruka kuri iyi radiyo. Turagushimye rero nyagora ku ngoma. Muri aka kanya rero tugiye kuvuga ijambo ryawe Mwami. Turakungiye kugira ngo Mwami utuvugiremo, twe tukubereye mikoro, kandi nyagora ku ngoma ijambo tugiye kuvuga data buja, turakungiye kugira ngo abazabasha kuryumva Mwami bazabashe gufashwa naryo. Ngaho rero Mwami nyagora ku ngoma, waravuze ngo ibyo tuzasaba byose mu izina rya Yesu tuzabihabwa. Natwe ubane natwe muri aka kanya mu izina rya Yesu Kristo, amen. Natinze rero nongeye kugaruka kuri iyi radiyo nje kuvuga ubutumwa rero, ariko mbere yuko buvuga reka mbanze nivuge nk'uko mubimenyereye. Nitwa Sentama Olivier. Mbere yuko mvuga ivugabutumwa nkunda kuririmba nk'uko nabivuze, ndi umuhanzi. Muri aka kanya ngiye kongera kubaririmbira muri aka kanya. Warakoze Mana, 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 warakoze wabanye natwe Mana, warakoze wagendanye 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 natwe Mana, warakoze tuzamuye amashimwe Mana, warakoze tuzamuye amashimwe Mana, warakoze tuzamuye amashimwe Mana, warakoze tuzamuye amashimwe Mana, tuzamuye amashimwe, tuzamuye amashimwe Mana, warakoze tuzamuye amashimwe Mana, warakoze. Haleluya, haleluya. Turabashimye. Muri aka kanya rero ntatinze tugiye kwiga ijambo ku magambo Imana yanshyize ku mutima, cyangwa se ikibwirizwa cy'umunsi cyitwa ngo we gutinya kuza imbere y'Imana yawe niyo waba warasubiye inyuma, kuko Imana yacu ni inyembabazi. Ngwino ku Mana irakwakira. Tugiye kwifashisha amagambo aboneka muri Yesaya igice cya 1 umurongo wa 18. Haravuga ngo nimuze tujye inama, niko Uwiteka avuga, naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba birahinduka umweru bise na sheregi, naho byatukura tukutuku birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. 19 nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota izabarya, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Murakoze. Imana ishimwe kubw'ijambo ryayo itubwira ngo ahangaha bigaragaza ko abantu benshi rimwe na rimwe hari igihe tujya kure y'Imana
bitewe n'uko yenda umwanzi Satani yaje akabasha kudusuka, yamara kudusuka tukajya kure y'Imana, ariko twebwe tukibwira mu mutima kubera yuko hari ibyo twagendeyemo bitanezeza Imana, tukagira ubwoba tuvuga ngo Imana yaraturetse. Ariko mu by'ukuri ntago ari uko nguko Imana ibibona, kuko Imana yacu ni inyembabazi, Imana yacu ni inyarukundo. Nta wayigiye kure, niyo waba warayigiye kure ukagaruka, Imana yacu irakwakira kubera ko ihora idutegeye amaboko. Haleluya! Imana yacu ni nziza cyane, muyihe icyubahiro kubera ko ni inyembabazi. Ababyeyi bashobora kugira umuntu ashobora kutakugirira imbabazi, ariko nyamara Imana yo ntago imeze nk'abantu. Imana yo ihora idutegeye amaboko ishaka kutwakira. Niyo mpamvu hano ijambo ry'Imana ritubwira ngo ushobora kuba uvuga yuko ufite ibyaha byinshi, ariko nyamara Imana ntago yanga icyaha, ahubwo ntago yanga umunyabyaha, ahubwo yanga icyaha. Niyo mpamvu iyo umunyabyaha yagiye kure ariko akabasha kugira umutima mwiza wo kugarukira Imana, Imana iramubabarira. Nk'uko ijambo ribivuga ngo nimuze ngo tujye inama, niko Uwiteka avuga. Niyo mpamvu ahora avuga ngo muze munyigize hafi tujye inama. Ni ukuvuga ngo nubasha kuza ukajya inama n'Uwiteka Imana, azakugira inama yo kuza hafi ye. Ngo muze tujye inama, ngo muze tujye inama, naho ibyaha byanyu byatukura tukutuku ngo birahinduka, arabihindura bihinduke umweru, ngo birahinduka umweru. Ni ahangaha icyo bishatse kuvuga, ushobora kwibwira mu mutima kubera ko wabonye ko wakoze ibyaha byinshi, cyangwa se Satani yagushutse ugakora ibyaha byinshi, ukibwira yuko Umwami Imana atakwakira. Oya, ntago ariko biri inshuti, ntago ariko biri inshuti mwene data. Niba hari aho wasubiye inyuma, garukira Umwami Imana, kubera ko Umwami Imana ntago ameze nk'abantu. Umwami Imana ntago atekereza nk'abantu. Ushobora kuba ufite ibyaha byinshi, ariko nk'uko ijambo ribivuga ngo arabihindura bise na sheregi, bise ngo bihinduke umweru. Ngwino rero mwene data, witekereza ngo wumve ko Imana yakuretse, witekereza ngo wumve ko Imana yakwibagiwe. Garuka, Imana izakubabarira. Ngo hepfo haravuga ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu. Hari byinshi mu gihugu, Imana hari byinshi yaduteguriye kubera yuko twayumviye. Hari byinshi yaduteguriye kubera yuko twagendanye nayo. Hari byinshi hari ibyiza Imana ifitiye abana bayo. Nuko ngo iyo ubashije kumvira Uwiteka Imana, ibasha kuguha ibyiza, ibintu byiza utakura mu bantu, cyangwa se utakura hanze yo kubaha Uwiteka Imana. Harimo nk'amahoro, harimo kugira umunezero wo mu mutima, harimo kunyurwa, harimo kwishima, ibyishimo, harimo kumva neza ko mu mutima wawe ntacyo umutima wawe ugushinza w'ikibi. Harimo kutagira ubwoba kubera ko uba wumva neza ko Imana yawe ibasha kukurinda buri kimwe cyose. Nk'uko ijambo ryayo rivuga ngo nimwemera mukumvira muzajya ku byiza byo mu gihugu. Ibyo ni byo byiza Imana yaguteganyiriza, kandi no mu bifatika byo kuba byatunga ubu buzima, Uwiteka Imana arabifite nubasha kumwumvira. Niyo mpamvu mwene data, haleluya, niyo mpamvu nyaguhora ku bavandimwe, inshuti bene data, muze aho ushobora kuba warasubiye inyuma, ndakwinginga kugira ngo ugarukire Uwiteka
nk'uko ijambo rye ribivuga ngo muze tujye inama. Ngwino ujye inama n'umwami Imana kuko aragukeneye, ngo nimwumvira muzarya ku byiza byo mu gihugu. Ngo ariko hepfo ku murongo wa 20 ngo ariko nimwanga mukagoma inkota izabarya kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Haleluya. Mana ushimwe. Icyo nabifuriza, ntabwo nabifuriza ko iyi nkota Uwiteka avuga yazabarya, ahubwo ndabifuriza ko mwaza mukajya inama nawe kugira ngo azabashe kubarinda iyi nkota. Iyi nkota nta yindi nuko hari inkota Imana yaba yarateganyirije abatayikunda, kandi iyo nkota koko izashyira ize. Icyiza nuko nabifuriza kutazaribwa nayo, ahubwo ndabifuriza kuza hafi yayo kugira ngo izabashe kubaha ibyiza byayo. Iyo nkota ibaveho, ahubwo izabahe ibyiza yabateganyirije mu gihugu. Haleluya. Ushimwe mwami, habwa icyubahiro databuja. Urakoze kubw'ijambo ryawe mwami. Tugiye kongera gusoma muri Yeremiya ibice 15 umurongo waho, 15 umurongo waho wa 19. Haravuga ngo nicyo gituma Uwiteka avuga ati, nugaruka nzakugarukira kugira ngo uhagarare imbere yanjye, kandi ibishimwa nubivana mu bigawa uzaba nk'akanwa kanjye. Ibishimwa nubikura mu bigawa uzaba nk'akanwa kanjye. Bazakugarukira ariko ntuzabagarukira, kandi nzakugira inkike yubakishijwe imiringa, ibe igihome gikingiye abo bantu. Nabo bazakurwanya ariko ntibazakunesha. Haleluya. Nicyo gitumye Uwiteka avuga ngo ibishimwa nubikura mu bigawa uzaba nk'akanwa ke. Tuti mwene data, akanwa k'Uwiteka ntabwo kavuga ibibi, akanwa k'Uwiteka kavuga ibyiza gusa. Haleluya. Akanwa k'Uwiteka kavuga ibyiza gusa. Nukuvuga ngo nicyo gitumye Uwiteka avuga ati, nugaruka nzakugarura kugira ngo uhagarare imbere yanjye, kandi ibishimwa nubivana mu bigawa uzaba nk'akanwa kanjye. Haleluya. Ibishimwa. Tuti mwene data, ndakwinginze, ushobora kuba ufite byinshi bikugose, umwanzi Satani yagushyizemo, bigatuma utabasha kuza cyangwa se kugaruka imbere y'Uwiteka Imana. Nyamara Uwiteka ugira ipfunwe, ntago Uwiteka ari icyo ngicyo abona. Ari kukwinginga ngo ugarukire Uwiteka, nk'uko avuga ngo ibishimwa nubikura mu bigawa uzaba ngo nk'akanwa ke. Turabizi neza ko akanwa ke kavamo ibyiza gusa, kavamo amagambo y'ihumure, kavamo amagambo y'urukundo, kavamo amagambo yivuga butumwa yo kugenda uhumuriza abantu, kavamo amagambo atakomeretsa, kubera ko umwami Imana cyangwa se Uwiteka ntago agira amagambo mabi kubera ko adukunda. Haleluya. Rero nshuti bene data, icyo mbasaba ni ukugira ngo mugarukire Uwiteka. Hepfo ijambo rya mbere twabanjije muri Yesaya igice cya mbere umurongo wa 18 ngo haravuga ngo ibyaha byawe ngo muze ngo tujye inama. Nuko icyo Uwiteka adusaba
ni ukugira ngo tujye inama. Icyo Uwiteka dusaba ni ukugira ngo tuze. Niyo waba warasubiye inyuma cyangwa se twarasubiye inyuma, Uwiteka Imana yiyemeje kutugirira ibambe nk'uko Uwiteka avuga. Yarangiza akavuga ngo kandi ibishimwa nitubikura mu bigawa tuzaba nk'akanwa ke, nk'akanwa ke, kugira ngo tubashe kwamamaza. Ni ukuvuga ngo nituba akanwa ke, azaduha mikoro, atwigishe buryo dukwiriye kugenda tumuvuga, tumwamamaza, tugarura abantu benshi hirya no hino bazimiye, tugarura abantu benshi hirya no hino batagendera batamwubaha, kugira ngo ubwo vuba bidatinze ari hafi kuza kwima ingoma itazahanguka. N'abo ngabo, abo twabashije kwigisha, abo twabashije gukura mu byaha, abo twabashije kumugaruraho bakajya inama, nabo azasange bari muri uwo mubare wabagiye kuzajyana mu ijuru. Haleluya! Urakoze Data, turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Nta kindi jyewe nabifuriza cyangwa se icyo mbifuriza ni uko mwagaruka hafi y'Uwiteka Imana, mwarangiza mukajya inama, akabaha umugisha, akabereka inzira. Ibyaha niyo byaba nk'uko bivuga ngo niyo byaba byarabaye tukutuku, ngo arabihindura bise nk'ubwoya bw'intama. Icyo nicyo mbifuriza. Umuntu wabasha kumva rino jambo wese, ni aho yaba yaraguye, akagarukira Uwiteka Imana, kuko nta kindi Uwiteka ashaka ni ukugira ngo amugirire neza. Nta kindi Uwiteka ashaka ni ukugira ngo abashe kubana nawe abe umwana we, kuko Uwiteka ntabwo yanga abanyabyaha, ahubwo yanga icyaha. Ubashije kugaruka imbere ye amugirira ibambe. Icyo nicyo cyonyine gusa Uwiteka Imana ashaka. Icyo nicyo nanjye nabifuriza muri aka kanya. Nta kindi nabifuriza uretse kugaruka aho waba wumva warasubiye inyuma, ukagenda ugapfukama imbere y'Imana, ukibaza cyangwa se ugasenga, warangiza akaguhishurira aho wasubiye inyuma, warangiza ukagaruka imbere yayo ikakugirira ibambe. Imana ibaha umugisha. Murakoze. Imana ihire kubwo gusoma kw'ijambo ryayo, kandi Imana ihabwa umugisha kubw'ijambo ryayo iba yadushyizemo tukabasha kuza aha ngaha. Tugiye gusenga kubw'ijambo ryayo, tunayishimira ko yabanye natwe. Urakoze Mwami, tugushimiye kubwo wabanye natwe, kubw'ijambo ryawe ubashije gutambutsa kuri iyi radiyo. Habwa icyubahiro Data, turagushimiye. Warakoze Mwami, kandi urakoze. Ijambo ryawe riravuga ngo Mwami, uradushaka ngo tuze tujye inama. Ntabwo ibyo twabyishoboza, reka utange imbaraga Mwami zo kuza imbere yawe Data, basubiye inyuma Data bose Mwami, ndatura kugirirwa neza kwabo Mwami, baze imbere yawe Mwami, mujye inama Mwami, bave muri ibyo bitagira umumaro Mwami, kandi ugiriye inama Mwami ntabwo yongera gusubira mu bidafite umumaro byo muri iyi si Data. Izo mbaraga zose Mwami ndazatura mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo Mwami babashe kuza imbere yawe, be kugutinya Mwami, kuko uri umunyembabazi Data. Reka utange umugisha mu izina rya Yesu Kristo ku bantu bose Mwami bazabasha kumva iri jambo Mwami, rizabashe kugira aho ribakura n'aho ribageza Mwami, babashe kuza imbere yawe Data. Urakoze nyagura ku ngoma, urakoze kubwo imbabazi zawe, urakoze kubwo uburinzi bwawe, urakoze kubwo urukundo bwawe ubasha kutugirira, tukabasha kuza aha ngaha Mwami tuje kuvuga ijambo ryawe. Nsabiye umugisha iyi radiyo, kandi Mwami ndayisabira kwaguka mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zawe Mwami zibabeho uyu mwene Data w'umunyamakuru, umuhe icyo yifuza cyose nyagora ku ngoma, kandi nsabiye umugisha n'abandi bose bazabasha kumva iri jambo. Ibyo byose nsenze nizeye ko uzabikora mu izina rya Yesu Kristo. Amen.